Imana ntihemuka, niyo yo kwizerwa muri byose. Ukwiriye kuyizera mu byo waba urimo gucamo byose, uko byaba bimeze kose mu buzima bwawe bwose. Ushobora kandi kuyiringira. Ikaze mu kiganiro Nkoraho Mwami, kinyigisho mpinduramitima z'ijambo ry'Imana tugezwaho na Dr. Charles Stanley. Niba hashoboraga kubaho ikintu kimwe gusa ushobora gusigira abana bawe igihe upfuye, wumva icyo kintu cyaba ari ikihe? N'amafaranga, n'amasambu, n'amazu, n'ubutunzi bw'umuryango. Dufite inshingano yo gusigira abana bacu nk'umurage ibyo dutunze, ariko ibyo tubikora tubarenganya cyane igihe twaba twirengagije kubaha umurage mwiza wo kwizera Imana, kugira ngo abe ariyo izabafasha kurinda umutungo wabo, amazu n'amasambu byabo, kandi ibarindire ubuzima, indwara n'urupfu. Uyu munsi Dr. Charles Stanley aradufasha kumenya neza ibyerekeranye n'uko dushobora gutanga ukwizera kwacu. Mumenye ko ibintu by'ingirakamaro dufite si ibintu tubasha gukoraho n'imitwe y'intoki. Ntabwo ari ubutunzi, si amasambu cyangwa ibintu bifatika. Ikintu cy'ingenzi dushobora guha abandi ni ukwizera kwacu. Niba uri umukristo wizera Imana, cyangwa bishoboka kuba utari umukristo, cyangwa se ufite ukwizera ubamo kandi ushobora gupfiramo, uravuga uti nibyo ndizera, ariko se niba wizera, uko kwizera kwawe ugoha abandi ute? Nibyo ntidushobora kwizerera abana bacu, imiryango yacu cyangwa inshuti zacu. Abantu bakwiriye kwizera ubwabo bonyine. None se bivuga iki gutanga ukwizera kwawe? Icyo nshaka kuvuga hano ni ugutanga ukwizera kwacu ku bana bacu, ku buzukuru bacu, ku nshuti zacu zidukikije mu nzira zitandukanye. Tubabwira ibyo twizera n'impamvu tubyizera, tukababwira uko dushyikirana n'Imana. Mbese ibyo twabikora dute? Hano hari inzira ya mbere dutangamo ukwizera kwacu tuguha abana bacu. Inzira ya mbere ni ugusangira n'abana bacu n'abuzukuru iby'ingirakamaro twize mu buzima bwacu. Bimwe muri ibyo bintu by'ingirakamaro abana bakeneye ni ugusobanukirwa ko Imana izabaha ibyo bakeneye, bityo bakaba bakwiriye kwiringira ko Imana izabikora. Ikibazo kiri hano ni ukumenya kwiringira Imana muri byose. Ushobora kwiringira Imana mu butunzi bwawe, mu cyerekezo cyawe cy'ubuzima, no mu byo ukeneye byose, kuko Pawulo yarabivuze mu rwandiko yandikiye Abafilipi ibice 4 umurongo wa 19 ati, kandi Imana yanjye izabamara ubukene bwose nk'uko ubutunzi bw'ubwiza bwayo buri muri Kristo Yesu. Nawe kandi ukeneye kumenya iby'ingirakamaro mu kwizera kugira ngo ubashe guhangana n'ibibazo by'ubuzima, mu kwiringira Imana ko izagukomeza n'umwuka wera uri muri wowe kugira ngo agushoboze gukora icyo Imana yaguhamagariye gukora. Ikibazo rero icyo ari cyo cyose waba ufite, cyaba kiri mu kwiga kwawe, mu byo ukora, mu muhamagaro wawe, mu cyo ari cyo cyose waba warahamagariwe gukora, icy'ingenzi ni uko wizera ko Imana izagushoboza gukora neza ibyo yaguhamagariye gukora. Muyiringira kandi ukagira umwete mu byo yaguhamagariye gukora byose. Hari ibintu byinshi by'ingenzi mu byanditswe byera tuzi kandi twagombye guha abana bacu n'abandi bantu. Inzira ya kabiri duhamo abana bacu ukwizera kwacu ni ukubereka ubuzima bwacu tubayemo n'ibikorwa byacu. Igihe mbonye uburyo ababyeyi banje babaho bafata amadeni kandi bakavuga ko badashobora kwiringira Imana, mbega icyo gihe baba bakora iki mu ruhande rw'abana babo? Baba barimo batanga ubutumwa bwerekeranye n'ubuzima bwabo babamo, ibyo bakora n'ibyo bananiwe gukora, ibyo bananiwe kwiringiramo Imana, mu gihe Imana ifite ubushobozi bwo kubaha ibyo bakeneye byose. Ni gute rero tuzigisha abana bacu kwizera Imana mu gihe natwe tutayizera? N'ikibazo. Turayizera twebwe ubwacu, kandi barongera bakumva ababyeyi babo bavuga ko babuze ibi na biriya, ko bafite amadene kandi ko bakeneye ibi ngibi cyangwa biriya. Uzi ibyo baba barimo bakora? Icyo gihe baba baha abana babo ibimenyetso, kuko uburyo babayeho mu madene no mu bubata no mu bukene butuma batagira amahoro n'umutekano. Imana rero ntabwo yateguriye abana bayo kubaho muri ubwo buryo. Ni uburyo bwabo
bwo kubaho kandi niko babibona. Niyo mpamvu kenshi mu byanditswe byo mu isezerano rya kera dusangamo ingeso zitwereka uko byagenze ku bantu bananiwe kumvira Imana. Reka turebe mu gitabo cy'Abami ba mbere 15:26 haravuga ngo ariko akora ibyangwa n'Uwiteka, agendana ingeso za se n'ibyaha yoheje Abisiraheli ngo bacumure. Ibyo biboneka kenshi mu gitabo cy'Abami. Yagendeye mu ngeso za se, akora ibyangwa n'Uwiteka. Twese duha abana bacu kwizera kwacu, tukababwira kwiringira Imana, cyangwa se hakaba n'igihe tubahaye ibitari byiza nko gushidikanya no kutizera. Ariko ikigaragara ni uko hari ibyo abantu baha abana babo nk'umurage bishobora kuba ari byiza cyangwa bibi. Waba uvuga uti ntacyo mpa abana banjye. Nibyo birashoboka, ntibitangaje. Icyo urubyiruko rukeneye ni ukubaho ubuzima bw'intangarugero nk'abantu bizera Imana kandi bafite ukwizera gushyitse, bavuga bati twiringiye Imana uko byaba bimeze kose. Ni gute rero duha abana bacu ukwizera kwacu? Ukwizera kwacu tuguha abana bacu mu kubigisha iby'ingirakamaro natwe twize muri Bibiliya. Twongera kandi guha abana bacu ukwizera kwacu tubereka urugero rwiza rw'ubuzima tubayeho n'ibikorwa byacu. Tubaha kandi ukwizera kwacu mu kubereka ko ibyo tuvuga ari byo dukora, ariko nanone tubaha ukwizera kwacu mu gufatanya nabo mu buzima kandi dufatanya n'abandi mu buzima bwabo. Igihe tugaragaje abo turi bo, tugasabana, tukavuga ukuri tuti reka tubabwire iby'Imana yadukoreye mu buzima bwacu. Ariko ikintu cy'ingenzi dukwiriye gukora nk'ababyeyi ni ugupfukama hasi mu ijoro hamwe n'abana bakiri bato, tukababwira tuti reka tubabwire iby'Imana yakoze mu buzima bwacu. Reka nkubwire, niba ushaka ko ikintu gishinga imizi mu mutima w'umwana wawe, ukwiriye kugira icyo ukora bwa nyuma mbere y'uko uzimya itara kandi ngo ubabwire ngo ijoro ryiza. Birakwiriye ko ubabwira ikintu Imana yakoze mu buzima bwawe, ukabasobanurira neza ukuntu Imana yakoze ibitangaza mu buzima bwawe. Uzi ko bigenda icyo gihe ibyo bijya mu mitima yabo ijoro ryose basinziriye, hanyuma umwuka w'Imana akabakira kuri ibyo bitekerezo, akubakira kuri ibyo bitekerezo n'ibyiyumviro bibarimo kubera ubuhamya bwawe wabahaye. Ni byiza kujya kuryama dutekereza Imana cyangwa tuvuga ibyayo, tubibwira n'abana bacu tuti reka tubabwire iby'Imana irimo gukora mu buzima bwacu. Turashaka gusenga muri iri joro kandi ibi nibyo dushaka gusaba Imana, hanyuma ijoro rikurikiraho uzagaruka uvuga uti hano hari ibyo tugomba gusengera, ariko dore iby'Imana yavuze. Ariko muri icyo gihe waba uzi icyo urimo gukora? Urimo guha abana bawe uburere bwiza ndetse urimo ubaha ukwizera kwawe. Tugomba kubyinjiramo kandi hakabaho no kutagira ibyo umuntu ahisha agakorera ku mugaragaro, kandi tukavuga tuti reka tubabwire uko twari babi. Ariko ibyo ntitwabikoze. Twashoboraga kuba twarizeye Imana mu byo twaciyemo, ariko ntitwabikoze. Twasabye Imana kutubabarira, dufite ibyiringiro ko izatubabarira. Twakoze ikosa rikomeye cyane. Ikintu kimwe umwana adashobora gusuzugura ni ukubona ababyeyi be bashyitse badakora amakosa cyangwa ibintu bibi. Mbese ibyo mbimenya gute? Nabimenye mbikuye mu bitekerezo bitandukanye kandi ngiye kubabwira kimwe muri ibyo. Twafashe muri make ibijyanye n'urubyiruko, tureba ikintu urubyiruko rudakunda na rimwe ku babyeyi babo, kandi twasanze batibeshye. Twese tugira amakosa kuko nta muntu utagira amakosa. Dukwiriye kuvugisha ukuri cyane cyane iyo tugomba guha abandi ukwizera kwacu, kuko ibyo bizagira ingaruka ku buzima bw'abana bacu. Dukwiriye kandi kubabwira intege nke zacu kuko tudashyitse. Niba nshaka gutanga kwizera ku bandi bantu, nkwiriye gufatanya nabo mu mibabaro yabo, mu ntege nke zabo, kandi nkavugisha ukuri ku byerekeranye n'intege nke zanjye, imibabaro yanjye, naho ntashoboye kwiringira Imana bitewe n'ibikomeye nari ndimo nshamo. Akenshi ibyo ubabwira usanga ari kimwe n'ibyo barimo bacamo. Ku bw'ibyo ukwizera kwacu kuboneka nk'ikintu gikomeye dukwiriye guha abana bacu n'abuzukuru bacu. Niba sogokuru yaravuze ati nta gihe mfite cyo guta n'umwuzukuru wanjye, reka mbabwire, hano hari umwuzukuru waje kandi agiye kumarana nanjye iminsi 5 cyangwa 6, kandi icyo ashaka ni ukuvugana nanjye.
kandi icyo yakoze muri icyo gihe yampaye ukwizera kwe, kandi nanjye naguhaye abandi kuva icyo gihe kugeza ubu. Ariko se urabizi, yampaye byinshi, yashyize uko kwizera mu mutima wanjye, kandi Imana yarabinshoboje kugira ngo nanjye ngusangire n'abandi mu isi yose. Kandi icyo sogokuru yampaye mu minsi 5 cyangwa 6 cyagize akamaro mu buzima bwanjye bwose. Urabizi, sogokuru yafashe igihe gihagije kugira ngo ampe kwizera kwe. Niba dushaka kwigisha abana bacu bizadutwara igihe, ariko ibyo ntibivuga yuko bazakora ibyo twababwiye gukora gusa buri gihe, kandi ntibazahinduka nk'uko twifuza ko bahinduka. Ndashaka kuvuga ibi ngibi: igihe ufite papa na mama mu muryango, umwe yizera undi atizera, bizagutera ikibazo, kuko iteka aho hantu hazaba amakimbirane, kandi kenshi na kenshi abana nibo bazababara. Ibyo ni ukubera ko baba baravuye ku mubyeyi wigometse ku Mana. Uzi ko bigenda muri icyo gihe, uwo mubyeyi ntaba abishaka. Banyuze mu kwigomeka, mu kutizera no gushidikanya ku Mana nzima, kandi ibyo nibyo bahaye abana babo. Ni nayo mpamvu ari ngombwa ko ababyeyi bombi bizera Imana. Ukwiriye kuba intangarugero ya mbere kugira ngo abana bawe bazakwigireho, bityo ku iherezo ryabo bazabona umugisha, kandi nawe uzamenya ko wakoze byiza, kuko wamenye guha abana bawe ukwizera kwawe gushinze imizi muri Yesu Kristo n'Imana nzima. Guha ukwizera kwacu abana bacu ni ikintu cy'ingirakamaro, kuko abo bana cyangwa abuzukuru cyangwa inshuti bavuga ibyo banyuramo, kandi bakiringira ko Imana iri kumwe nabo, kandi ko izatuma basohoka mu ngorane barimo, bakagera mu gihe cyo gushima Imana no kuyiramya. Gutsinda ibigeragezo rero birashoboka, kandi birakwiriye ko umuntu wiringira Imana kandi akayiramya. Ukwiriye kwiringira Imana mu kureba ibyo yakoze mu buzima bwawe byose. Ukwizera kugendera ku mategeko ntacyo gushobora gufasha umwana mu kwizera kwe, ariko igifasha umwana mu kwizera kwe ni ukuramya. Ibyo bimutera intege igihe yiringiye Imana, areba ibyo yakoze mu buzima bwe, hanyuma akavuga ati, wangiriye neza Mana, nari nzi ko Imana izabinkorera, Imana irankunda. Mbese uba ukoze iki muri icyo gihe? Uba urimo utera intege umwana mu kwiringira Imana kwe, kubera ko abatiringira Imana bazakorwa n'isoni, kubera ibikomeye bazahura nabyo bizatuma biringira Imana, ariko ibyo ntibizaba ari ubushake bw'Imana. Bazatekereza bati, Imana ntiyabikoze. Icyo gihe nibwo winjira mu buzima bwabo, ukabafasha gusobanukirwa ijambo ryayo, nk'uko rivuga mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma 8:28 riti, kandi tuzi yuko ku bakunda Imana byose bifatikanyiriza hamwe kubazanira ibyiza, ari bo bahamagawe nk'uko yabigambiriye. Uku niko guhindura ibyo twaciyemo byose ku buryo bishobora kutubera byiza, kandi ibyo bisumba ko wabwira abana bawe ngo wiringira Imana utababwiye ubuhamya bwawe bwatumye ukwizera kwawe gukomera. Mu buryo bwo kubafasha rero gusobanukirwa iby'icyo gihe n'ibyo waciyemo, bagomba kumenya ko muri kamere yabo bari abo gukorwa n'isoni, bakavuga bati, Mana, kubera iki wemeye ko ibi bitugeraho? Kandi twese twari aho hantu, ntabwo ari abana gusa, ahubwo twagombaga kuvuga tuti, Mana, ko nakwizeye, none byagenze gute? Ndizera ko ku byerekeranye n'ibi, akenshi Imana ifite ubushake bwo kudusobanurira impamvu ibintu byabayeho cyangwa bitabaye, ariko ifite n'ubushake bwo kutubwira neza no kutwumva ko turimo tuyisaba kumenya impamvu z'ibyatubayeho, tuvuga tuti, Mana, kuki wadutereranye? Urimo urakora iki? Kenshi tuzabibona tuvuge tuti, Mana, ibi nibyo wakoze, wemeye ibyo, washoboraga kuduha ikintu cyiza gisumba ibyo, urakoze Mana ko utashubije amasengesho yacu. Hanyuma ukwizera kwacu kugakura. Hari ikintu kijyanye no gufatanya n'abandi ibikorwa by'Imana no kubyerekeranye no kuramya. Urabona ibyo tudasobanukirwa neza n'uburyo duha abandi ukwizera kwacu. Ni gute ukomeza gutanga ukwizera kwawe mu buzima bwawe bwose? Mu kwigisha abana bawe, murapfukama imbere y'uburiri mu gihe bakiri bato, kandi ntibazigera bibagirwa igihe wasenganaga nabo, cyangwa ngo bibagirwe igihe wabasomeraga Bibiliya. Mwasangiye nabo ubuzima,
kandi wagize uruhare mu biri kubabaho byose mu buzima bwabo. Iyo niyo shusho yawe bafite, kuko wababereye umubyeyi wizera Imana, ubabera sogokuru cyangwa nyogokuru wizera Imana. Igihe uzaba usengana n'abana bawe mu rugo iwawe, uzatakambira Imana uyibwira ibyo abana bawe bakeneye, kandi muri icyo gihe uzaba ubereka inzira nziza nabo bakwiriye kunyuramo basaba Imana ibyo bakeneye. Bizaba bigaragara nk'aho ari wowe ufite igisubizo cy'amasengesho yabo. Icyo ukora ni uko ugarura abana ku Mana, ukabereka Imana icyo ari cyo n'uburyo ikora, ko Imana ariyo yo kwizerwa kandi ibakunda, kandi ko izakorera mu buzima bwabo mu kubaha ibyo bakeneye byose, akaba ariyo ifite igisubizo cyo kubasubiza amasengesho yabo. Ubaha kwizera kwawe kudashingiye ku mafaranga, ku masambu n'amazu, ahubwo gushingiye ku kumenya Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, no kumenya ko ibyo Imana yadusezeranije izabisohoza. Ndashaka kukubaza iki kibazo: niki uha abana bawe, abuzukuru bawe cyangwa inshuti zawe? Mbese utanga gushidikanya? Ubaha ubwoba se n'agahinda, cyangwa se ubaha kwizera gushikamye wizeye Imana nzima? Urayiringira mu buzima buzaza no mu iherezo ryawe ryiza mu bugingo buhoraho? Igihe utangiye gushima abana bawe no kubaha imigisha mu byiza bakora, niho Imana itangira nayo kubaha ikigeragezo cyangwa kubashyira ku gipimo. Ibyo bituma nabo bakura mu kwizera kwabo. Reka nkwereke ikindi kintu kimwe: igihe ngiye guha ukwizera kwanjye undi muntu, ndabanza nkamusengera, kandi icyo musengeraho ni iki ngo: Mana, fungura amaso yabo babone imbaraga n'ukuboko kwawe mu bibazo byabo. Kandi ngasenga uku: Mana, boherereza ibigeragezo byinshi n'ingorane nyinshi kugira ngo babashe kukwiringira. Ni gute rero twese twiga kwiringira Imana? Twize kwiringira Imana igihe twari tugeze mu bigeragezo, mu bibazo no mu bihe bikomeye, aho twabonaga ko nta kindi twakora uretse kwiringira Imana yo ifite ijambo rya nyuma ku mwana w'umuntu. Niba ushaka guha abana bawe ukwizera kwawe, ugomba kugira ubushake bwo kutagira icyo ubafasha, hanyuma nabo bamaze guhura n'ibigeragezo bakagira umwete wo kumva ubabwira ibyo kwiringira Imana. Mbaha gusa ibyo kurya. Reka nkubwire ikintu kimwe: ntabwo Imana izaguha ibyo kurya kugeza igihe uzamenya iby'ukuri, kandi ukiga ibyo ishaka ko wiga ngo umenye, kugeza igihe uyihindukirira mu byo waba ucamo byose. Urabizi, twese twanyuze mu bitubabaza, twanyuze mu bibazo no mu bigeragezo, kandi ntitwigeze twifasha ubwacu kubivamo, nta n'uwadufashije kubivamo. None twakoze iki? Tuba turimo twiga kwiringira Imana no kuyihanga amaso mu byo twaba turimo gucamo byose. None bigenda gute rero? Ikigaragara ni uko Imana iduhemba kuko twayiringiye kandi tukayizera mu bihe nk'ibyo bikomeye. Icyo dushaka gukora ni uko duha abana bacu ibi na biriya, dushaka ko bababara. Twese usanga dufite ikimwaro ku rugero rutandukanye, tuba dushaka ko Imana yoroshya ibigeragezo by'abana bacu. Ibyo ni ikintu gisanzwe muri kamere y'umwana w'umuntu, ariko si tugeze mu byerekeranye no kubigisha uburyo bwo kwiringira Imana, uko siko twari dukwiriye kubyifatamo. Twari dukwiriye kureka abana bakababazwa, bakavuza induru, bakarira kubera ibigeragezo byabo bacamo, kugeza igihe nabo ubwabo bafashe icyemezo cyo kwiringira Imana. Icyemezo rero ukwiriye gufata ni uko ari iby'ingenzi ko abana bawe biga kwiringira Imana. Niyo mpamvu ukwiriye kubareka bakanyura mu ishuri ry'ibigeragezo, mu mibabaro bacamo. Hari ababyeyi baba badashaka yuko ngo abana babo babatekereza nabi, ko batabakunda igihe batabafashije kuva mu bigeragezo barimo gucamo. Mbese icy'ingenzi ni uko abana bacu batwemera kuko tubakunda kandi tubafasha, cyangwa icy'ingenzi ni uko biga kwiringira Imana? Oya, kwemerwa n'abana si byo by'ingenzi, ahubwo kureka abana bakiga kwiringira Imana nibyo by'ingirakamaro. Wakibaza ngo abana bakize uza abo ari bo? Abana bakize nabo badafite n'ikintu na kimwe, ntibafite byose, kandi nta n'ubwo bafite ibifatika mu buzima bwabo. Ariko hano hari icyo bafite kwizera gushikamye kudahungabana, kuko biringira Imana nzima, bagendera mu bigeragezo
no mu bihe bikomeye bafite imitwaro, ariko bafite kwiringira Imana ko izakora ibikomeye ikabaha ibyo bakeneye mu gihe gikwiriye. Abo nibo bana bakize. Irabakomeza, igakomeza ukwizera kwabo kugashinga imizi, bakagira imibanire myiza mu rukundo n'Imana. Abo ni abantu bakize kandi bafite imigisha itangaje iva ku Mana Data wa twese. Imigisha twakiriye mu kwizera Imana igera ku badukomokaho ikinyejana ku kindi, igihe twagiriwe ubuntu bwo kubaha ukwizera kwacu, kandi ibyo biva kuri twe bikagera ku bana bacu, abana nabo bakabiha abuzukuru bacu, abuzukuru bacu bakabiha abuzukuruza, abuzukuruza bacu bakabiha ubuvivi, ubuvivi bwacu nabwo bukabiha ubuvivure bwacu, ubuvivure bwacu bukabiha abana babo. Ibyo bigakomeza kugeza ku iherezo ry'isi kuri abo bose bamaze kwiringira Imana nzima. Uramenye rero, ntugatume abana batiga kwiringira Imana mu kubaha ibyo bakeneye byose, ariko icy'ingenzi gisumba ikindi ni ukubaha ukwizera kwawe. Mu buzima duhura n'imibabaro myinshi, indwara, agahinda, ibigeragezo n'ibiruhanya, kubera ko bene ibyo ari byo bituma dukomera mu kwizera Imana. Reka dusenge. Data, turagushimira kandi turagukunda, turakuramya, turagushimiye uyu munsi kubw'ubuntu bwawe, urukundo n'imbabazi, n'ukuntu twihanganira ubugwaneza n'ubwiza bwawe watugiriye. Twaratsinzwe kenshi, kandi mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma ibice 5:20 waravuze uti, kugira ngo ibyaha bigwire, nyamara aho ibyaha bigwiriye niho n'ubuntu bwarushijeho gusaga. Urakoze kubw'iryo sezerano wadusezeranije Mana. Turasaba umwuka w'Imana nzima kugira ngo ashyire muri twebwe inzara n'inyota byo kukumenya, kugira ngo igihe uzaba udushyize ku gipimo, tugeze mu bikomeye n'ibigeragezo, tuzavuge tuti yego turakwiringiye Mana, uko byaba bimeze kose. Iryo ni ryo sengesho ryacu dusenze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Nk'ababyeyi tuba dushaka kurinda no gukingira abana bacu ibigeragezo, ariko Dr. Charles Stanley yabisobanuye neza ko dukwiriye kureka Imana igakuza ukwizera kw'abana bacu mu buryo ishaka kandi yahisemo. Ikintu cy'ingenzi dushobora kubakorera mu gihe cy'ibigeragezo byabo ni ukubasengera no kubigisha ko bakwiriye gushaka igisubizo cy'ibibazo byabo ku Mwana w'Imana. Mu Gutegekwa kwa 2 ibice 6:6 kugeza ku 9 haratwereka ibikenewe kugira ngo twigishe abana bacu. Aya mategeko ngutegeka uyu munsi ahore ku mutima wawe, ujye ugira umwete wo kuyigisha abana bawe, ujye uyavuga wicaye mu nzu yawe, nuko ugenda mu nzira, nuko uryamye, nuko ubyutse. Uyahambire ku kuboko kwawe, akubere ikimenyetso, uyashyire mu ruhanga rwawe hagati y'amaso yawe, uyandike ku nkomanizo z'inzu yawe no ku byugariro byawe. Dukora ku mitima yabo mu isi bose, dufite ubutwari buva ku Mana n'imbabazi ku bantu. Inyigisho za Dr. Charles Stanley mukaba muzigezwaho mu kiganiro Nkoraho Mwami. Nshuti mwene data wumva iki kiganiro Nkoraho Mwami, turizera ko ukomeza kwakira inyigisho z'ingirakamaro muri kino kiganiro. Ukaba rero ukigezwaho na Radio Umucyo, ni ku munsi wa kabiri isaha ya 9:00 z'umugoroba. Niba rero wifuza kugikurikirana, kugira icyo wabaza cyangwa se kuduha ubuhamya bw'ibyagufashije, wabariza kuri Radio Umucyo ikorera hano i Kigali mu karere ka Nyarugenge, mu nyubako ya City Plaza etage ya 6 ku muhanda wa Commercial Street inimero 70. Ushobora kandi guhamagara kuri telefone yo mu biro inimero 34 Mushobora kandi no kohereza ubutumwa bugufi kuri iyi telefone igendanwa 078 30 86 49 2.
ushobora kandi no kohereza ubutumwa kuri iyi email umucyo fm